yiruka yambaye ubusa. Nanone yumva nka Petero kugera ku rwego rw'ihakana Yesu. Ayo ni amagambo ava mu mitima yacu, hagati yacu. Icyigisho kiravuga ngo inkoko itarabika. Mbese iyo uza kuba nka Petero, wari gushobora gusenya bizinesi yawe, ugasenya ubucuruzi bw'imbaho, ugasenya akazi ko muri banki, ugasenya ubwarimu, maze ugasiga byose ugakurikira Yesu? Ababisize ni bangahe? Mbese iyo uza kuba nka Petero, wari gushobora kubwiriza hagitanga abantu 3,000? Mbese iyo uza kuba nka Petero, wari gushobora kuzura Tabita witwaga Doruka? Mbese iyo uza kuba nka Petero, wari kujya kubatiza Koruneliyo umutware w'abasirikare? Umaze kubatirisha bangahe? Mbese iyo uza kuba nka Petero, wari kugenda hejuru y'amazi? Mbese iyo uza kuba nka Petero, wari kwandika urwa mbere rwa Petero n'urwa kabiri rwa Petero? Petero iyo tumureba twamugereranya n'umukristo muri iki gihe ukomeye cyane, uri ku rwego ruhambaye mu kwizera, mu kwemera ndetse no mu kugendera mu ijambo ry'Imana. Petero yari inkingi mu itorero rya mbere, ndetse ikibazo cyavukaga basangaga Petero umunsi ubanziriza uwo Kristo yabambweho, ari gusangira n'abigishwa be ibya Pasika, Yesu yarababwiye ati ibyanditswe bigiye gusohora. Handitswe ngo nzakubita umwungeri intama zitatana. Maze Petero aramubwira ati mwami, naho aba bose bakuvaho, njyewe sinzakureka. Maze Yesu arababwira ati iyo nabatumaga hari icyo mwaburaga? Bati ntacyo rwose. Ati none uyu munsi rero udafite inkota agurisha umwitero ayigure. Maze inkota muri kiriya gihe zari zihenze cyane, zabonaga umugabo zigasiba undi. Maze Petero ariyaranje akora ashoboye, aramubwira ati tumaze kubona inkota ebyiri. Inkota ebyiri bari bakibura inkota zingahe? Bari bakibura 11. Rebye Yesu, rebye Abayuda bari kumaze kugira ebyiri, hakibura izindi 11 ariko bari bageranye. Maze Yesu arababwira ati zo zirahagije. Maze bakomeza kugira ibibazo. Petero amaze kubwira Yesu ati sinshobora kugusiga, maze Yesu aramubwira ati mukanya inkoko itarabika uramaze kunyihakana gatatu. Si rimwe, si kabiri, ahubwo ni gatatu. Maze iryo jambo ribabaza Petero. Ariko Petero atekereza ko ari bwereke Kristo ibyo ari gukora. Maze barahava berekeza ku musozi w'Imizeti aho Yesu yasengeraga. Maze bahari kuko bari bananiwe barasinzira. Yesu akajya kubareba agasanga basinzira. Ati se ntabwo mwashobora kuba maso muri saa yine? Kuko Petero yari yavuze ati singa kuvaho, ariko ibitotsi bitangira kumutwara. Maze mukanya Yesu arababwira ati musinzire. Maze akibibabwira
igitero kiba kiraje. Petero nk'uko yabigambiriye, umwe arabaza ati none tubatera inkota. Petero ntiyarabaza kuko bari bamaze kubona inkota ebyiri, aba yafashe iya mbere, aba yasingiye uwitwaga Marikusi, aba yamutemye, agiye gusingira uwa kabiri. Yesu aramubwira atoya ati urugamba rw'umwuka rw'iyobokamana ntabwo rwinjiranamo kamere muntu. Maze afata kwa gutwi yari amaze gutema amusubizaho. Amusubijeho, Petero yari yarahiye ko bagomba kujana, maze bakagenda barenga. Petero yimuka, barenga hariya nawe akaza, maze ageze ku muryango Yohana aramuvugira, maze Petero arinjira. Maze agezemo hari imbeho nyinshi, baracana. Igihe baracanaga, Petero araza arota. Maze igihe ari kota, uwa mbere aramubaza ati ariko ntabwo n'umwe mu bigishwa be? Atoya ati ibyo uri kuvuga ntabwo bizi. Maze arigendera yigira ahandi. Maze undi aramubaza ati ariko ntabwo uri umwe mu bigishwa be ko nawe ukomoka i Galileya? Avuga ati kada ntabwo muzi. Maze uwa gatatu nawe aramushotora, hari n'abasirikare. Ariko wowe ntabwo uri mu bigishwa be? Uyu wa gatatu we ni mwene wabo wa wa wundi yari yatemye, yari yaciye ugutwi. Amuzi neza, ati ndabona nakubonye muri ka gashamba. Maze Petero ati ndabwira wanyitiranije ntabwo ari iki. Bakibivuga inkoko irabika. Maze Yesu ahita yitegereza Petero. Bakubitanye amaso, Petero yibuka ibyo umwami yavuze, maze agira agahinda kenshi, araturika ararira. Petero hari ibintu atwigisha, hari intambwe eshatu zatumye Petero agwa mu busa, agwa mu kaga ko kwihanikana Kristo. Bidatewe n'urwego uriho, bidatewe n'ukuri umukuru w'itorero cyangwa umwizero udafite indi nshingano yihariye, bidatewe n'ukuri umudiyakoni cyangwa umuririmbyi. Ubu twese turi imbere y'icyaha. Icyaha twese gikomanya imitima yacu, kandi umuntu uwo ari we wese ashobora gucumura. Intambwe ya mbere, Petero yari umuntu ukomeye cyane mu itorero, yari umuntu uhambaye mu kwizera, ariko agira akanya ko kujya kota ku muriro. Uriya muriro yagiye kotaho, uyu munsi nje namwe hari igihe twisanga ku muriro turi kumwe n'abanzi ba Kristo, maze abo banzi ba Kristo batugerageza bikatuviramo kwihakana Yesu. Twihakana Yesu iyo tudafata akanya ngo twige ijambo rye. Twihakana Yesu iyo ibihe by'amasengesho bitangiye kugabanuka. Tuba twihakanye Yesu iyo tubikiye umuntu inzika zikanga kutuvaho. Tuba twihakanye Yesu iyo tugaragaza urwango rukadutumba rukarenga ku rukundo, kandi ariyo kamere ya Kristo. Tuba twihakanye Yesu iyo tubona abatuye izina rya Kristo maze tugaceceka, kandi tuba twihakanye Yesu iyo twirengagiza amategeko ye. Tuba twihakanye Yesu iyo twanze kubabarira uwatuhemukiye. Tuba twihakanye Yesu iyo twanze gutera intambwe ngo dusange uwo twaremereye. Kenshi twihakana Yesu. Kimwe mu bituma umuntu abasha kwihakana Yesu ni uku ushobora kota ku muriro w'abanzi ba Kristo. Ibihe bimwe na bimwe twishakika mu bipira, mu makoperative, mu mahuriro y'abantu batemera Imana,
ikindi nanone kota ku muriro tugirana ubushuti buhambaye n'abanyangesobi maze bakatwokoza bakatwigisha imigenzereze mibi yabo maze binyuze muri bo natwe tukihakana Yesu. Twihakana Yesu iyo turi mu magurupe ya WhatsApp, iyo twandikirana n'abantu batandukanye maze amagambo ari kuri WhatsApp ubu wafata WhatsApp yanjye cyangwa iyawe akabishyira hano kuri projecteur ngo abantu bose babibone, wakumva ishyano ryavuye. Twese kenshi twihakana Yesu igihe dukomeza kubana n'abarwanya Imana, ariko tugakomeza kumva ntacyo bidutwaye. Ingingo ya mbere yatumye Petero ava mu kaga ni uko yagiye kota ku muriro uri w'abagome, uri w'abanzi ba Kristo. Iki ni igihe cyo gutangira kwikura buhoro buhoro, tukikura ku muriro w'abagome, w'abatemera Kristo, w'abadatinya izina ry'Imana. Ikindi cya kabiri ni imbaraga za kimuntu, ni igihagararo cya kimuntu. Petero yari afite byinshi abona bimuhagije ku kuba umukristo no kuba intwari ya Kristo. Icya mbere, yari umuntu wabaye umurobyi. Uwabaye umurobyi yari yaragize imbaraga zo gukurura inshundura, yaragiye asunika ubwato, yaragiye agasha. Ubu yatekereza ko amaboko ye yari ameze nk'abandi baterura ibyuma, yari afite ibituza, yari afite imbaraga, kandi kuko yakoraga imirimo y'ingufu. Maze izo mbaraga ze nicyo cyatumye abwira Kristo ati sinshobora kugusiga. Kandi igitero kije afata inkota. Hari abantu benshi, hari abasirikare b'Abaroma, ariko Petero kubera imbaraga ze yumva ashobora guhangana nabo. Akenshi imbaraga zacu, igihagararo cyacu, amashuri yacu, amafaranga yacu, akazi kacu, imishahara yacu, hari igihe dukanga ikatunesha yuko dushobora guhangana n'icyaha. Uyu munsi wa none ni igihe cyo kwitanga imbaraga zose z'umubiri maze tugishingikiriza ku mbaraga za Mwuka Wera. Nicyo Petero Yesu yamubwiye ati urugamba rw'umubiri nta na rimwe rukenera umushahara, nta na rimwe rufashwa n'amashuri wize, nta na rimwe rufashwamo n'amasiporo wakoze, nta na rimwe rufashwamo n'akazi wakoze, nta na rimwe rufashwamo n'abantu bakuzi, ahubwo rufashwamo no kubana n'Imana gusa no gusenga. Ikindi cya gatatu cyatumye Petero agwa mu kaga ntashobore kwibuza guhakana Kristo, yari afite seve nziza, seve abantu bamuvugaga neza, yari afite urutonde rw'ibintu byinshi bamuziho. Icya mbere tuzi ni uko yari yarasize byose akurikira Yesu. Yarutaga benshi cyane bari muri iryo torero rya mbere. Hari umusore umwe wasanze Yesu maze aramubaza ati nkore nte kugira ngo mbone ubwami bw'Imana? Maze Yesu aramubwira ati gurisha ibyo ufite byose ubihe abakene. Maze uyu musore ngo kuko yari umukire agenza umugongo kurinda kuri imbere ya Kristo. Petero ahita amubaza ati none twebwe ko twasize byose, kiriya kizabe ko twagitsinze, uzaduha iki? Abenshi muri iki gihe bapimira kwizera kwabo kwa bagenzi babo. Maze ibyananiye Shadarake kubera ko njyewe nabitsinze, nkabona hari isumbwe ntangiye kugira imbere y'Imana. Maze ibyananiye nyirarunaka wewe kuko wabitsinze ukabona hari isumbwe utagiye kugira imbere y'Imana. Yari afite intambwe ikomeye kuko yasize byose. Ikindi cya kabiri cyagiye bagera kubwiriza ubutumwa, hari ibitangaza yari yakoze hirya no hino, baza bavuga bati n'abadayimoni bari bari kutwumvira, twabirukanye abadayimoni, twakijije abantu
twatanze, hari inyubako nyinshi twatanze, hari ibintu byinshi twakoze, ariko bitangira guhinduka ikibazo mu mibereho yacu niyo dutangiye kubona ariyo ntambwe itwegereza Imana kuruta abandi. Isumbwe ryose ni intangiriro yo kubivuga. Nanone Petero yari azwi nk'uwashoboye ibyo abandi mu isi batagerageza, yari yaragiye hejuru y'amazi. Abigishwa bose bari mu bwato bajenjetse bashunjamye, wageze hejuru y'amazi. Ibyo rero byari bihagije kugira ngo yumve abaruta bose. Ikindi nanone Petero yari yarajyanye na Yesu ku musozi ari kumwe na Yohana na Yakobo, maze Mose na Eliya barababonekera, maze Petero aravuga ati twiyubakire utuzu dutatu tw'ingando maze twigumira ahangaha, kuko yari yarabonye ubwiza bw'Imana. Icyo rero cyari gihagije kuri we ngo yumve abandi bose basigaye inyuma, maze yumva afite isura. Ikindi nanone Petero niwe wari warabishuriwe yuko Yesu ari Kristo w'Imana, maze Yesu aravuga ati abantu bagira ngo byite, ati nazitohoje. Hari biriya tsinda rya hariya baragira ngo Eliya, naho bariya biriya bo baragira ngo undi muhanuzi, naho bariya imyumvire iri muri tsinda, ariko njye ufite imyumvire mizima uri Kristo w'Imana. Benshi dufata umwanya munini wo kwiga imyumvire y'uriya, imyumvire y'uriya, imyumvire y'uriya, imyumvire y'uriya, kugira ngo tubone uko dushyigikira imyumvire yacu. Maze Petero ibyo bintu uko ari bitatu amaze kubyishingikirizaho, abona bihagije ko ashobora gukurikira Yesu. Maze igihe yari ari ku muriro, umuja aramubwira ati harya uri intumwa ya Yesu? Avuga ati oya, ni impamo kandi uko nigeze muriro. Maze abaganye n'undi arongera aramubaza, abaganye n'undi arongera aramubaza. Maze Petero akiri muri ibyo yumva inkoko irambitse, maze akubitana amaso na Kristo, yibuka ibyo Umwami yavuze ati inkoko itarabika urabihakana gatatu. Uyu munsi wa none abantu benshi muri twe turi kugenda twihakana Yesu